Hari umuntu twaganira arambwira ati gusuhuza umuntu nk'anga umuhanuzi ngo kuramutsa gutya ngiye gufashe mu kiganza ngahita abona televiziyo yawe cyangwa se baruwa yawe iri imbere ngo kugusuhuza gusa. Ikindi hari abantu amazige bambaza ibintu by'abahanuzi bamwe na bamwe babateye ubwoba babakura n'imitima. Ntago umuhanuzi ashiraho ibyahanuye ni Imana ibivuze. Ubu nta murozi waza nkakuzimye. Umurozi hazaze ni bake si baje akakuzimya ubwanjye azanzimya ariko Kristo ntago azazima muri njye. Ubundi kuguhanura no kukumenyesha ko bihari naho kubihanura ntabwo ari byo bizabishiraho. Kuguhanura no kukumenyesha ko bihari wicara uzi ko hari ibizaba. Iyo ndwara imeze nk'amagufwa yumye Imana yayisubiranye ukongera ukaba muzima. Bwo bushumeri umazamo igihe kinini iracyafite umwuka wo kuvugana n'ako kazi niyo diplome kongera ikajya mu mwuka ikabaho ikaba nzima ikagira agaciro. Uracyari mwiza uracyari muzima. Iby'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora, ariko nanone ndabasuje nose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane bive ku mutima, nabakunda cyane bive ku mutima. Sinakwicana n'uyu muntu muri kubona kuri kamera za Gonarike Plus, umuntu usa neza cyane, umuntu Imana yagiriye neza muri iyi minsi. Urebeye inyuma cyangwa se ku mutima biterwa nuko wabyumva ko cyane ko buri wese agira umusonga we, ariko twe ko tubona ko ari umuntu Imana yagiriye neza. N'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Nandi mahirwe n'undi mugisha ko ngakuza kuganira n'umukozi w'Imana twadukumbuye cyane muri iyi minsi, ariko uyu munsi Imana yemeye ko tuza kuganira nawe. Hanyuma rero ntabatindiye cyane, reka nakire umukozi w'Imana hano kuri Gonarike TV. Ndakwakire umukozi w'Imana. Murakoze. Umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Reka dutangire n'isengesho, sibyo? Reka rubone isengesho. Turagushimiye Mwami Yesu. Turaguhimbaje habwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko watwongereye umunsi wo kubaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Uyu mwanya uratwemereye kugira tuze tuganire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndeka umuntu wese uri bwumva ijambo ryawe umweze umutunganye. Nuravuga ijambo ryawe umweze cyane. Iri jambo reka rihindure byinshi mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Risenye ibihome, ririmbure, ririture kuko uri Uwiteka. Duhaye ikaze na karibu Imana Data ndetse n'Umwuka Wera, bize bibane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nongeye kubikaza na karibu hano kuri Gonarike Plus. Murakoze. Nari nangije ijambo ati urebeye inyuma twe ibyo tubona ko ari umuntu Imana yagiriye neza muri iyi minsi. Wambaye neza, uragaragara neza. Murakoze. Ijambo ntangije uryumvise ute? Urakoze, turaho turashima Imana. Iyo mvuze ngo umuntu ugaragara neza Imana yagiriye neza, iryo jambo ryumva ute? Iyi Mana yatugiriye neza. Tutabivuga cyane. Cyambere turiho, turahumeka, turi bazima. Nta mahirwe kuba tukiriho, hari abapfuye. Twebwe rero turacyariho kubera Imana rero turayishimiye. Ihimbazwe. Twe tugukumbuye hano kuri Gonarike Plus, umuhanuzi abantu bagiye bakunda mu bihe bigiye bitandukanye, ku majambo meza wagiye uvuga. Ndagira ngo abantu banterere yambo. Ndabasuhuje cyane abo twavuganye, abo tutabashije kuvugana, ariko badukurikiranye kuri Gonarike turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Reka mpite ntangira ikiganiro cyacu natinze. Weho iyo abantu bakuvugishije by'umwihariko nk'abantu baba baragukurikirana kuri Gonarike Plus, cyangwa se n'abantu baje kugusura mugasengana, ubona umurimo w'Imana yaguhaye uhagaze ute muri iyi minsi? Umurimo w'Imana uri gukorwa. Umurimo w'Imana uragenda. Hari abo tuvugana kuri telefone nubwo bose. Ngiye mvuga umusaruro nk'umukozi w'Imana. Iyo tuvuze umusaruro ntabwo ari kuba warinjije byinshi, warungutse byinshi, ahubwo turi nk'abantu bakijijwe, bakiriye agakiza, abantu babonye Imana mu buryo bugiye butandukanye, abantu basenga ibibazo bigakemuka, abantu baba bafite uburwayi bugakira.
wowe umusaraba nkwibariza. hari abagenda baduhamagara batubwira ngo bakurikiye ikiganiro, bamwe bakihana, abandi se bakavuga ati twarizeye, hari ibyakunze, hari indwara zakize. Muri make umusaruro urahari. nta nk'umuntu ushobora kukubwira nk'ikibazo afite ukumva ucitse nk'intege, ukumva nawe ubwawe rwose wavuze atari kumana gukora iki ngiki nacyo wagikora. Ntabwo nta kimana idashoboye. Muri make ukabanza kugira nk'ubwoba. biba ari byinshi, twe nk'abantu turashidikanya, ariko nta kintu na kimwe Imana inaniwe. Ibintu byose Imana irabishoboye. Yego tushaka kubitindaho ukavuga ati kubera iki, ariko nta kintu Imana inaniwe. Hari nk'umuntu ushobora kuguhamagara akakubwira ati njye mfite ideni rya miliyoni 300. Hari igihe umuntu avuga ati afite ideni ry'amafaranga miliyoni nka 300, ugahita ahubwo wibaza ukazitekereza tubana izo mbaraga bazikura none ni nk'urugendo y'intanze ikavuga ati se ngibyo nk'umuntu akubwira ati njye mfite nk'ideni rya 300, ntabwo ushobora kugira nk'ubwoba ufata Imana. oya, hari umuntu ukubwira ikibazo runaka afite mu mubiri, ukumva utekereje byinshi, yaba ku ruhande rw'uburwayi bitewe n'indwara arwaye cyangwa se n'amadeni afite, wamureba ukumva arakubwiye nta n'inzira afite bizacamo kugira yishyure, ukibaza byinshi, ariko nanone iyo wasenze Imana ifite inzira. Cyangwa se umuntu nta bikomeye ku Mana. nkafite uburwayi bukabije bunanirana, byaranze ahantu hose yivurije. Hari indwara ziba ari n'amabanga bitari ngombwa kuvugira hano, gusa hari indwara wumva kumva biguteye kwiheba cyane, ariko nanone nta kintu kinanira Imana. Nibyo umurimo w'Imana urebye muri iyi minsi ubona bihagaze bite? Byaterwa n'umuntu ku giti cye, biterwa n'uko umuntu yahamagawe. Gusa abantu batakaje kwizera, si gusengana n'umuntu ugasanga ibyiringiro, niba ari ugutinda kenshi mu butayu, abantu bananijwe n'urugendo. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ubakanguze bya bimenyetso. Abantu benshi barananiwe pe. Hari igihe abantu baguhamagara bitewe nabo tuvugana nabo, gusa abantu barananiwe, abantu turarushye, uretse no kuruha, abantu ntabwo bakizera. Hahandi Imana isigaye ivuga, ariko ukabona n'umuntu abifashe nk'ibisanzwe. Niba ari ugutinda kw'amasezerano, niba ari intege nke twagiriye mu butayu, ariko tunayibwira ngo umuririmbyi yavuze ngo icyamukaza udatinze. Abantu bakeneye Imana bundi bushya pe. Uri gusanga ibyo bintu biri guterwa n'iki? Ni ubugwe, ni umwuka w'ubugwe ahari waje muri twebwe. Umuririmbyi yavuze ngo imyaka 1000 ni umunsi umwe, ndetse n'umunsi umwe ni imyaka 1000. Nyine abantu benshi riba ari ukubera bisengero ntago mbiza, ariko nanone mu ruhande rwo mu mwuka abantu bacitse intege, abantu benshi baraguye. Handi usigo ujya mu itanura ry'abantu basanzwe basenga ukagira n'abanyagice cyane abantu baje vuba. Hanyuma Jackie, nkango umuhanuzi turi kuganira gutya, mbagira ngo niba tugane ku kintu cyaza gufasha nk'umuntu udukurikiye uri muri situation zigiye zitandukanye, kugira ngo tuze kumusubizamo ibyiringiro. Uragereye ukabona inshuti zose zikuvuyeho. Byo ni bisanzwe. Naba ngo niba ari season simbizi. Hari igihe ugeramo abantu bakaba abantu pe, bakagukunda ukabona ko bagukunze, na wa wundi wihomyeho ukabona arakwanze. Ariko hari igihe ugeramo ukibaza icyo utunge na telefone, bukira ubwo cyumweru kigashyana n'abaguhamagara. Nuko uhamagara akaza ari ibibazo, kubwira ibibazo gusa ni babandi. Gusa ibyo ni ibisanzwe. Hari igihe abantu baza, hari n'igihe bagenda. Ni nk'uko hari igihe ibishyimbo byera n'igihe babisarura n'igihe babitera. Rero hari igihe abantu baza bakaza utabahamagaye, n'igihe bakigera bakagenda bagashira. Cyakora umuntu umwe musigarana ni Kristo wenyine. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Impamvu mba nkwaje nk'iki kibazo, mba njya nk'umuntu udukurikira muri situation. Umuntu uri muri icyo kibazo ntabyacitse, ntago bikaze. Hari ikizakora bigarure, ni igihe bareke bazagaruka. Hari igihe kigera bakagenda bagashira, natwe bitubaho bakagenda. Byakubayeho? Nanjye bimbaho. Hari igihe kigera ukabona abantu muri kumwe, n'igihe kigera ukabona bari kure, ariko hari n'ikindi gihe kigera bakagaruka ukagira ngo se ni iki. Ibyo ni ibisanzwe, ntabyacitse. Upfa kuba uri muzima ugikora ibyo Imana ishaka, naho ubundi Kristo waracyahari. Naho bagenda bagashira, Kristo bari kumwe natwe. Jackie, nk'umuhanuzi wemera ibintu by'umwaka?
umwaka guteze ntabwo ni ibintu byose biba ni ibintu biba bya umuntu wabatijwe. Hari umuntu wakunda kuza ku rusengero, hari ahantu yakundaga kuza akavuga ngo agiye gukorera abantu ngo deliverance, agiye kubakuraho ngo karande imyaku. ngiye ibintu byose mbifata nk'igeno ry'Imana, nta mwaka unizera kubera ko n'ubundi ntiwahura n'ibyo wahuye nabyo utari mu Imana itabishatse. Imana itabishatse ntabwo birabyakubaho. Ntiwajya mu kazi ngo uhombe Imana itabishatse, ntiwahinga ngo urumbye Imana itabishatse. Byose biba bivuye mu bushake bw'Imana. Naho iby'imyaku yo ntabwo imyaku nyizera cyane. Wemera abantu bajye kuzimu? Abantu bajye kuzimu ntabyo nzi kuko nawe turahura agiyeyo. Impamvu tuvuga nkarige ngo uhura n'imbeba mu gitondo ngo uwo munsi kagira umwaku. Nabatizera, umuntu utizera igihe cyose ahorana ubwoba. Ubundi umuntu utizera niyo marisho zije. Hari abantu bazi ubusobanuro bw'ibintu by'imyuka mibi, yabonye imbeba amenya ngo isite ngo ibwi n'abadayimoni cyabo n'amarisho ngo n'abarozi. Ariko impamvu duterwa ubwoba n'ibyo nuko abantu batakizera, nuko utizera Kristo. Ariko iyo wizeye bira byose ubicaho. Jackie, hari umuntu twaganira arambye ati gusuhuza umuntu nk'ango umuhanuzi ngo kuramutsa gutya ngiye gufashe mu kiganza ngahita abona televiziyo yawe cyangwa se baruwa yawe iri imbere ngo kugusuhuza gusa kuhita useka se niba atari umutekamutwe. Abantu benshi baba batekamutwe ikiza barebye yewe ngo ngiye gusuje gutya ngahita abona byose urabibona ku bushake bwe. Imana nyine yita bimubwira. Iyo Mana bakorana bengana iki kutamubajije? Ubu umuntu wese ntari umuhanuzi, njye ntago ndi umuhanuzi. Ntago uri umuhanuzi. Ntago abahanuzi babereho kubona ibintu byose. Ntago umuhanuzi. Tuvuge nkawe. Tuvuge umuhanuzi nkawe. Njye ntago nzigiye inkoreshereza. Ikora igihe ishakiye, ishatse gukora irakora ariko si buri gihe. Ntabwo ubwo sikeka niba afite utundi yishingikirijeho. None se niba dukora ibyo bintu bidashoboka. Ibyo bintu ntabwo mbyizera ngewe cyane. Oya ratubwiye ko bishoboka. Biterwa, hari igihe Imana iguha amakuru y'umuntu bitewe n'icyo ishaka kumumenyesha cyangwa ishaka kukumenyesha wowe. Ariko bitavuze ngo umuntu ukoze mu ntoki wese urabona ibyo. Ubwo afite izindi mbaraga zamaje. Abantu bagiye bareka kubeshera Imana. Ukuntu yisubiye byiteka. Ye wandakaza akagusuhuza gutya urumva? Yasoza kugusuhuza gutya nyine kigufasha akahita bona ati Jackie. Ibyo bintu niyo byaba. Urugendo. We ntago birakuba ugahura n'umuntu ukambwira ati nubwo ugiye gukora urugendo. Gukora kw'Imana gutandukanye n'ibintu usanzwe birabera igihe ushakiye. Umva ubushake bw'Imana. Baraba Petero bose na ba Yohana bakiza kiriya kirema ntabwo bavuye mu rugo bizeye ko hari ikirema kiragenda. Oya, bavuye mu rugo nk'abantu basanzwe, bajya mu kazi kabo bisanzwe, bajya mu rusengero nk'ibintu bisanzwe. Bahageze Imana bakoresha iby'ubutabiramukanye. Imana rero ikora igihe ishakiye. Ishobora kugukoresha aka kanya, mu kanya wabyikora bikanga. Urumva niba hari icyo ishaka kukumenyesha wowe David, irama amakuru bitewe n'ikigushakaho. Ariko ni nk'uko twanakwirirwana n'ima amakuru yawe kugukora mu ntoki. Rero niba kuri wowe bikunze wowe Claude, ntibivuze ko na Claudine nzamukora mu ntoki bigakunda. Oya, cyo nacyo ntemeye. Kuri yase baza bakavuga ati ngwino hano. Naho sori naguce mu ijambo, naho byaba bitaniye n'umuhanuzi ugera mu iteraniro ngo igihe cyose aragira iyerekwa ry'abantu. Abantu muve mu bujiji, Imana ariko izimute. Njye ntabwo birabyo kuzimanya byizera ngo umurozi yagufatiye. Yego ashobora kugufatira bitewe n'igihe cy'intege nkeya urimo, ariko afatiye wowe. Ariko Imana ntabwo igifatirwa. Ntabwo mbyizera pe. Ntabwo Imana izima. Impano y'Imana ni izima, impano y'Imana ni iceceka. Biterwa ahubwo n'igihe ishakiye gukoreramo. Ubundi akenshi iby'Imana biratungurana. Ubu nta murozi waza nka kuzimye. Umurozi hazaze ni bake si baje.
akakuzimya njye ubwanjye azanzimya ariko Kristo ntabwo azazima muri njye azakoresha imbaraga z'umubiri nananirwa nkarwara nkahura n'ibindi bibazo ariko niba ari Imana yicaye muri njye ntabwo izazima kuko Imana iri muri njye si imiti yo mu Buganda ngo izagira garanti irangire oya ntabwo ari iyo muri Tanzania ngo izazima ubusanzwe wananirwa ku ruhande rw'umubiri ariko Kristo ntabwo azima yaba amaze icyo ubwo izo mbaraga ze zaba zimaze iki twakurikira Satani kuko niwe waba ufite imbaraga baza abantu bajya bakuraho iterabwoba ibyo Imana itagambiriye ko biba n'ibyaba ikindi hari abantu bamaze igihe bambaza ibintu by'abahanuzi bamwe na bamwe baba bateye ubwoba babakura n'imitima ntabwo umuhanuzi ashiraho ibyahanuye ni Imana ibivuze ivunyuze muri we imunyuramo kugira ubimenye ariko nijya gukora ntizamuhamagara nta n'inama izamukoresha nta n'ubwo azi aho bizanyura urumva bigenda utegura ngo umuhanuzi gutera ubwoba hari igihe gutera ubwoba ngo nutakora ibi niba urapfa ngo uragira ute nupfa igihe cya kizaba cyageze ngo upfe hari n'ababatera ubwoba baka n'amafaranga ariko ntibisanga gusa biriya bintu aragiye ashaka kukubwira akakubwira ati nudakora iki bivuze kugenda nabi ngaho kugira umenye ko ari Imana yamutumye nimutume izamubwira icyo gitambo ugihundi ntukimuhe mbese ugikorere ku wundi uwo mugisha ukure ku wundi ntukimuhe wizera ubuhanuzi bingana iki ubuhanuzi ntabwo ubundi buhanuzi nababwiye ko ari ibice bitatu Imana yacu niba ari iyivuganye nanjye mbyizera 100% Imana iravuga ariko bidakuyeho ko hari abivugisha atari Imana ivugiye muri bo hari abantu bivugisha hari abantu nka gutya bashobora kumva kino kiganiro turi kuganira gutya bakumva kuri gusenya abahanuzi nawe uri umuhanuzi basenyute wasenya akazi ukora ndi kuvuga ukuri wo gusenyuka asenyuka hari abantu bahari wo gusenyuka ahubwo mukeneye kumenya ukuri mukamenya n'Imana mukorera iyari hari abantu bizira abahanuzi ku rwego rwo hejuru ku buryo niyo yaba afite akantu agiye kugaburira abana be yagafata akagaba umuhanuzi akavuga ko ari gukorera Imana ubundi abahanuzi ubusanzwe bakwiye bafite igikundiro cy'Imana ni ibisanzwe kuko na Sara yaba bagiye ibimasa baririra urumva ubusanzwe abahanuzi uretse ibyateye nta muhanuzi n'ubundi babamenya bamye babaho igihe cyose wajyaga kubaza amakuru ukajya kubaza kwa bamenya rero yari umuhanuzi wa none rero ikintu cyabyishe irondo ryivanze n'ibisambo hajemo abajura niyo mpamvu ibintu byabaye bibi abahanuzi b'Imana benshi nta nubwo bemerwa nta n'agaciro bafite ahubwo biriya bisambo birirwa bijyanira amaturo n'ibiki si uko abahanuzi ubusanzwe umuhanuzi yari umuhanuzi abahagarariye nk'Imana mu isahari kubera ko umuhanuzi w'Imana akwiye gukundwa mukwiye gukunda abahanuzi mukabakoreraho n'imigisha kuko umugisha ukore ku muhanuzi ni sawa ibyo tuba twanze ni bya bindi babashira mu biciro ngozana kugira bino bibi naho gukorera umuhanuzi ikintu runaka nta kibazo pe badiza mu mwuka ndi gusubiriza mu mwuka abantu bavuga ko hari igihe ubuhanuzi bw'umuntu yaguhanura ajya kubufatira nuko siko yavuze nka Jackie azakora nka Jackie cyangwa yavuze Imana yanyuze muri Jackie izakora nk'Imana niba umuntu nge biriya bintu ntabwo mbyizera ahubwo nizera ko baba babiroze ahubwo baba barabaroze abo n'abarozi umuntu akagukanga ngo nahanuye ibi nzongera mbizirike nzongera mbizinge uyaguhanuriye nka kereka niba ari we wabivuze niba yarabivuze kubwe azabizirika bikunde ariko niba yarabivuze ari Imana imukoresheje izarenga Jackie izisohoza ibyo yavuganye nawe inyuze muri we ibyo ntabwo Imana ibishingiraho ntabyo nizera ngewe
niba mwaranandoze bamwe muri mwebwe mwaroze mu mubiri kuko mwari mwarabivugiye mu mubiri ariko ibyo Imana yavuze ntabwo bifuzirika ibyo yaguhanuriye. ariko z'ubundi mufite ubwoba bw'iki? niba baraguhanuriye si wahanuye n'abahanuzi barenze 3 Jack azazirika ibyo yahanuye, David ibyo yahanuye bizima bizanasohora. none si byanjye nibizirikwa n'ibya runaka yahanuye nabyo bizazirikwa. Mfite ubwoba bw'iki? Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe. Niba ariyo yavuganye nawe ukayizera ko ariyo yavuganye nawe, ninjya kuzirika uretse ko mwanya nawe ubona nzaba nziritse ibyo navuze mvugiye mu mubiri, naho ibyo Kristo yanyuze muri njye akavuga azabisohoza, kuko n'undi yagiye kubikora ntago agisha inama abantu ngagaruke ngo none mbikore cyangwa mbireke. ubundi kuguhanura ni ukukumenyesha ko bihari, naho kubihanura ntabwo ari byo bizabishiraho. Kuguhanura ni ukukumenyesha ko bihari, wicara uzi ko hari ibizaba. Nsobanura neza ako kantu gasobanura neza kugira ngo abantu baze kubakurikira ngo byumve neza. Amen. Rero kukubwira ngo David Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye umugore, Imana iguhaye inzu, ntabwo biriya ari byo bizabishiraho. ahubwo ni ukugira wicara uzi ko Imana igufiteho umugambi wo kuzabiguha. naho tutabihanura Imana izasohoza ibyo yagambiriye kuguha utaravuka utarabaho. Bundi muri imbi navuze ngo Imana ijya kurema umuntu yabanje kumuremera Eden. Siko biri? Yabanje kurema ibizamubaho, ibizamutunga, intambara zahura nazo, ibizamukura muri zo ntambara. Kuguhanurira ngo iravuze nuko kumenyesha ko hari ibintu Imana izakora wicara uzi ko bizaba. Ariko naho batabihanura hazakora ibyo yagambiriye gukora. Muracyumvise? Bahanuzi bari buze kukwanga. Hanyange none se katari bo nkorera. N'abantu bakunda kabahanuzi babwira bitahari. Bari buze kukwanga. Abari buti baraguye rasudo mu rukundi binyoma. Na Bibiliya iravuga ngo bansheshegesheje ibyaha, nzabayobesha kubasheshegesha amasezerano atazasohora. Hari abatunzi ibinyoma byave mu kanwa k'abahanuzi ari ubwabo babihanuye ku giti cyabo atari Imana ikoreye muri bo. Hari n'abo Imana yasheshenze kuko ari byo mwaje muje gushaka. Mwakunda ukuri ubundi Imana ivuganye nawe urabiyoberwa. Imana ivuganye nawe ugisambana ukiroga, ubundi wayoberwa ko Imana ivuganye nawe. Ibona imodoka ikabona umugisha, nibona abantu wica, nibona isharugira, nibona amatiku ugira, ubundi iyo urumva utibesha udashuka umutima wawe. Ubundi Imana igiye kuvugana nawe urabimenya. Ni munyange cyamunyange nta kibazo, ariko ndi kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Barakwanga. Nta kibazo. Nananza banyanga katari bo bambere nabambonye banyanga mfite abanzi benshi. Jackie nirefuhe ugire umurimo w'Imana yubonye ibintu bari kubikora cyane. Nibyo uri kuvuga biri kuntera ifuhe. Ariko zikugira ngo umuntu yicare ategereje amahura atazasohora. Ngo yavuganye n'Imana kandi Imana itarigeze ivugana nawe. Ubundi icyo mwuka wera amaze, mwuka wera icyo amaze ni ukuduhindura. Ijambo ryarambwiye ngo mwuka ntazazemeza abantu iby'ibyaha. None abantu twaraguye tugwira no mu murimo. Ikintu kinera ifuhe ni uguhanura k'umuhanuzi ibintu kandi uzi ko atari Imana imukoresheje. Yego simbabujije nk'abantu mwe Imana iravuga pe, ariko ibintu bikunzwe n'abantu benshi ntago haburamo ibisambo. Niyo mpamvu nababwiraga, impamvu ndi kubabwira bino bintu ni ukujya mumenye itandukaniro igihe Imana ivuze ivuga ryari. Hari igihe Imana ivuga ariko buri munsi ngo buri kusenza ngo niko baguhanurira. Biriya bintu babareresheje ni bibi, umunsi mutabibonye muzagwa. Urumva? Harega Imana nayo itacamo umuhanuzi akenshi inyura mu ijambo. Iri niryo jambo ry'ukuri buzima butavangiye. Ntabwo muri kubona bari gufunga. Ariko uzubanuzi uragushira mu bici atangaye urapfa, uzayareka urebe kuzapfa. Cyeka ntabwo kubitisha inkuba. Hari umubishop witwa Harerimana uramuzi? Babarira ntabwo njya mvuga ku bantu bayo. Babarira ntabwo njya mvuga ku bahanuzi. Bavugeho Harerimana uramuzi? Hawe nzi ndamwumva. Nta kintu ushaka kumuvugaho. Ntacyo nshaka kuvuga ku bahanuzi, nta muntu nzavugaho. Nzavuga ijambo bazimenya. Aha na Bibiliya iravangwa muzahirwa niba barenganya babamura. Bambwiye ngo baranyanga nta kibazo bamora Kristo kubakuziza n'ubusa bakakwanga se.
Mana ishimwe turi kuganira. ni kihe kintu ujya wicaga kumba mu murimo w'Imana yo uri mu rugo? Ngombora bya bihe bya kera shaho, bya bihe umukristo yajyaga kwihana ari kurira. Umukristo yakoraga icyaha ari ukubesha gusa, akaboroga akarira agatakamba akaryama akakirute. None ubu ngubu ari no kwica narire sha. None ubu ngubu wariraga icyo gihe yatukanye, ubu ngubu ari no kwica narire. Bari kuroga nanarire sha, agasinda narire. Ahubwo bamubwira ngo Imana iguhaye ibiryo akabari bwarira. Abantu dukunze ibyinaha kurusha iby'ubugingo. Ubu najya ngo hano ati Imana iguhaye nka etaje nk'eshatu. Wabona ukuntu ndaguruka kandi nzi kumbesha. Hari amarira y'ibyishimo buceki. Amarira y'ibyishimo. Narayarize umunsi mbyara. Umunsi mbyara umuhungu wanjye. Narayarize ndavuga koko. Amarira y'agahinda yo warize. Amarira y'agahinda ko tuyarira buri gihe wasanga n'ubu ndi kuyarira. Uyu bungu se kandi urimo guseka. Ariko bamungu ari igihe useka ujijisha binaha. Ariko bari tugirije ishobora. Nuko basekera udasetsa kandi ugakwenkwe nukabakagira ngo uri kumwe nabo. Kandi mu mutima uri kurira y'umubabaro. Kugira ngo ushobore isi. Ubahereza ibyo bakeneye kubona. Nk'iki urugero nk'iki? Ari igihe useka nk'uvuga ukavuga nkaseka ukagira ndasetse kandi umubabaro wenda kunyica. Nuko isi imeze. Uko niko gushobora isi? Isi ukeneye kubana n'abantu bavuga ibintu ukabashikira yego. Ibivuga tureba nyine kugira ngo abantu bumve kuri bivuga ku aha. Zana ibindi. Ntacyo nshaka kubwira abantu. Kuya mushobora isi. Iyi si nawe yishoboye ni ukuyitaho imitwe. Nta muntu yishoboye kuyibamo. Icya mbere nabonye kuri iyi si. Ushaka kumvugisha nkagusubiza. Kubera ko nagusubije ibyo ushaka ukumva ko nirase cyane ibonye. Yego. Urumva? Kandi njye mbikubwiye nta burundi rwango nifitiye. Urabyumva? Ushaka kuvuga nkagusubiza ukajya mvuze nabi kandi ko mvuga. Ariko ko ari ibyo ukeneye kumva ntago ari byo nguhaye. Umunsi ukabadija akavuga nabi. Kasi mu mutima nta rwango rurimo, nta kuvuga nabi naramukanye mfite, ariko kuko ari byo yarakeneye kumva nabyo yumvise. Rero muri iyi si ikintu cyiza no kuyibamo no kumbwira ngo Jackie wambaye neza kandi ubona ko nambaye nabi, ariko nanjye avuga ati yego urakoze, mwahereza umutima amahoro atariho. Kuyibaho no kujijisha niko gushobora isi. Ubundi zaro yishoboye. Ubu nawe uri kujijisha. Njijishije ndese ngemeze. Impamvu tuba tuganiriye gutya abantu benshi baba badukurikiye nta muntu buri kibazo agira. Sibyo? Mama dusengane ne watubwiye ngo kuki abantu batakigiriye reko. Kubera iki umuntu akubonera mu gitenge cyiza akagira ngo wariye. Kumbi na cyambaye kugira mbajijishe ndabazi. Urumva? Ureka kurebera ati witeze neza usa neza. Byaye ko niteze kugira mbanyureho. Byaye. Abwira ko ntago ari cyaba, abantu ntago bakirebera abantu mu mwuka, nukurebera inyuma. Ntayereka ari cyaba. Kera wasenganaga n'umuntu none abantu bebyibuhiye bari igihe yibyibuhira ukabona ameze neza ibintu byaciyemo byahe. Hari umuntu twigeze gusengana mutima uramwe amuha ibyo 5 nayo nari mfite niyo nari mfite gusa ndayamuha. Ariko ngiye iyo mbikoze gutyo mba nzi ko hari aho ndishuza ikansubizayo nanze ndayamuha. Hashize umwanda rira ati wabimenye timaze 2 ndebye mbona yambaye neza. Ni nkuko wambona mbona yambaye neza. Ni nkuko nakubona. Ni nkuko wambona. Ubwo ushatse kutubwira ngo mbona yambaye neza, mbona ameze neza. Ati nukuri 2 kari gashize ariko nava ngo ni Imana hari. Yari shaka kumatabara hari binyujije aho ngaho nubwo ari make ariko yageze cyamo marira bitewe n'igihe aragisto yarahagaze. Ujya wumva ufite umutima ngana icyo wo gufasha? Njye ni munini cyane n'abanzi bamwe twaba twarabanyeho baba babiza hari. Njye ni munini ku buryo najya nisigariza.
kuryo wafata nako Nibyo, warogiye kurya ntabimutanga. cyangwa se urahereza umuhungu wawe ndimo ndarembera hano nyuma ya kamera. ntabiguha abantu twaba twarabanye cyangwa nibo babibizi. ntabwo nzi kubika ibintu ngo bizabe by'ejo. ubona biterwa n'iki kugira ngo umuntu agire umutima mubi yumve nta kintu yarekura? ni karaba yaravutse ndabizi. none se umubika ataba mubi ngo nuko agize ibintu, cyangwa abe mubi ngo nuko abaye umukene, kandi umwiza ntabwo aba mwiza ngo nuko afite ibintu. nta muntu ubura icyo atanga, ntabwo wabura icyo ukora we. nanone umutima mwiza ni ko uburemo. waba ukennye urawugira, wakira bikaba akarusho. gusa Imana ijya iduha ibyo twitangira, ijya iduha ibyo twiha tubone n'ibyo twitangira. iguhe ibyo byagutunga ubone n'ibyo utanga, ubone n'ibyo mbana n'abandi. uba wumva ari nk'ikihe kintu wumva uharanira kuba wakora ariko kugeza kuri iyi saha ukabona utaragikora? iryo ni ibanga ryanjye. ibyo narakora ni byinshi kandi ushaka kuzakora. iryo ni ibanga, nzabikubwira ahubwo byaciyemo. nagize ngo tugushyigikire mu nzozi zawe. kubera ko udashaka ko tugushyigikira mu nzozi zawe. muzana amafaranga niyo nshaka kugerwaho, ubundi nzababwira uwo mushinga uwo ari wo. Yes, tugiye kujya mu ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana Jackie. twaganira ibintu byinshi. uyu ni umuntu udasanzwe mu buzima bw'abantu ndetse no mu buzima bw'iyobokamana, kuko Imana yamuhaye impano nyinshi twe tudafite. ariko nanone wakumva amagambo ye, yakumva amagambo ameze nk'ashareye ku bantu bashaka amagambo ameze nk'ubuki. Nibihangane ariko mu bantu 10 n'ubundi haba harimo bikeneye cyangwa bikunda. n'ubundi uyu muti uvura indwara urasharira. niyo mpamvu none se mbaho ibyo nahawe, ndi kubaho ibyo nahawe. no kuza kubabwira ibyiza ntabishobora, ariko kubabesha nanone ntacyo bimaze. abantu dukeneye ukuri ku ijambo ry'Imana. nk'ubu umuntu ntashobora kuguhamagara ngo ube wamubwira bitewe n'ukuntu aje ataka. hari umuntu kansoringa ntabwo byabura. hari umuntu uba wibabariye nanone wamubwira ngo urapfuye. ugomba kubanza kumworoshya, ejo bihugu ukazamubwira ejo. ujya ubikora. hari umuntu uba umeze nabi, ariko ntabwo bicamo ubuhanuzi. ngewe mu buhanuzi nakureka mfite ijambo. aho naguhumuriza harahari, naho nagubwirira ibisebe bigakira harahari. mu buhanuzi hose nakubwirira avuze itavuze, kuko nta zindi nyungu z'umubiri mbona mahari zizaza. ndajya kukubesha utarame. Imana tuzayivugira mu kuri, nibyanga twicecekere tubahe n'ijambo ryayo, naryo ni ubuzima. Imana ishimwe. ijambo muri iyi minsi riri kugufasha n'irihe ijambo? ntari kubwira mu kanya. igihe uri kubyuka rikakuzengereza mu mutwe, ukuntu ubyuka njya mbyuka mu gitondo nkumva karimo karavuga ati ni igihe gito, naba ngeze muri dushe ni igihe gito, naba mvuye mu rugo ni igihe gito, naba ngeze ku kazi. nyine ugasanga indirimbo yanzonze. naba nicaye n'abantu kwa kundi uba uri wenyine ukumva ngo ni igihe ijambo riri kumfasha muri iyi minsi riri mu ndirimbo ivuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. niyo jambo riri kugenda rigufasha. hanyuma umwuka wera. ibintu bitatu tugomba gukurikiza muri iki kiganiro ni ukwizera, tukihana nk'uko Jackie yagiye abivuga, hanyuma ugakurikira ijambo ry'Imana. ariko nanone turafite akanya nyuma ko kuza gufata nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe, ariko atari wa muntu aje gukina cyangwa se kwiyoberanya. sinzi niba Jackie wenda ashobora kuhita amenya, wenda atuye umuntu aje gukina, aje kwiyoberanya. niyo mpamvu mbabwira ngo muzaze musange mu rugo dusengane, nkureba unyiyoberanya aho utari. impamvu wahisemo ubwo buryo n'ubuhe Jackie? impamvu wahisemo kubwira abantu ati mujye muza musengere mu rugo? hari umurozi wigeze kumpamagara, ako ntabwo nari nzi ko ari umurozi. kavuga utureba ako kantu. hari umurozi wigeze kumpamagara. yego. ambwira ikibazo afite kandi atari cyo. ni nkuko yaza akambwa ngo arwaye kanseri, arashaka musengera. ari mu mwuka w'Imana bya bindi wakwijugunya da karangira ubeye. ariko ngira umugisha
nange kumusengera kuri telefone ntabwo njye njya mbikora ntabwo mbikora cyane kereka bitewe naho uri n'umuntu naherereye uri hanze byashoboka ariko mu gihe uri mu gihugu nta hantu utangera kandi nawe tutasengana gutyo nasengera icyifuzo ku ruhande ariko byangenyera noneho bigeze nyuma ngira umugisha Imana irambwira ngo ni umurozi kazi ubwo nawe numva ubwo zino gusenga kuturushya nabigeze nyuma Imana irambwira ngo ni mubwe yihana arambwira nta kindi mushaka ngo niyihane arambwira ngo ndihana iki ndamubwira uri hano ku rugo umaze kwica abantu 6 ati yego arabyemera cyakora umugisha nagize ntago yangoye arihana nuko ndamubwiriza ibyo bindi ukoresha uzabizane tubitwika rigeho bitakunda ngo byijugunyere ahubwo twe twabigufasha yarabikoze icyo gihe naranahiye yaragutwitse bitwika narahiye urutoki narahiye fata umwanzuro rero kuzajya nsengana n'abantu ndi kureba haruza akakubesha cyaka gukinira dore ko abantu batagitinya n'Imana ari gufata umwanya wanyu niko natwe tuba dufite umwanya wo gukora n'ibindi rero icyiza gusengana n'umuntu turi kumwe biramfasha kuruta kuko nguwo turasenga biba amateraniro wihane niba ari kiravugana nawe kivugane nawe niba ari kiraguguraho iguhugure biramfasha ko nasengera kuri telefone cyo kwa rimwe ndari nk'umuntu urwaye atashoboye kugenda nako cyangwa se umuntu utari hafi ariko ushoboye kugenda hano haba n'ibitanda by'abarwayi nta bitanda by'abarwayi dufite kuzana ya mituweli hanyuma Jackie dusiganye iminota mike yanika rero mu ijambo ry'Imana ndaza kugaruka nyuma tugushyiraho kakanya k'abantu bifuza gusengana na Jackie nyamara Jackie yavuze amagambo menshi abagomba gukomeza umugenzi mu rugendo cyangwa kuri iyi si maze iminsi ndi gukunda ijambo bujya muzanyumve neza iyo turi gukora ibiganiro hari amagambo menshi akunda kugaruka mu kanwa kanjye bitewe no kuntu muri iyo minsi ndi gufashwa maze iminsi ndi kuvuga ijambo rimwe rivuga ngo isi nta mpuhwe dufitiye iri kudukubita itatubabariye natwe bivuze ngo ntago tuba tugomba kugira ute kujenjeka umuntu tukiri kuri iyo si yawe iyi si nta muntu ifitiye impuhwe uko waba umeze kose yakuzunguza pe isi idakangwa shanga warasenze isi idakangwa ngo wavuganye n'Imana ikuzunguza kandi ubitse amasezerano uri nayo ikuzunguza ufite n'amafaranga sha ariko bikarangira upfuye uri nayo icyiza rero no gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka tukazareba ko tuzibanira n'Imana data tujye mu ijambo ry'Imana dusenge gatoya ubundi tujye mu ijambo tubanze dusome muri Ezekiya 37 umurongo wa mbere ijambo ratubwiye ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa anzengurukana aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambwira ati mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubirana yasubira kubaho ndamusubiza ni mwami w'Uwiteka ni wowe ubizi rongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka kuniko mwami w'Uwiteka abwira aya magufwa ngo ndore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka nuko manura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda mbona isi tigita amagufwa araterana igufwa risanga irindi ryaryo nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu ariko nta mwuka wari ubirimo maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanurire mwana w'umuntu maze
ubwire umuyaga uti uku ni ko umwami w'iteka avuze ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Amen. Dusome nanone muri Yohana, nubwo nsomye byinshi ntabwo ndasobanura cyane byinshi. Muri Yohana ibice 21. Amen. Reka abantu mujye mukunda ijambo ry'Imana, ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ukubaho. Yohana, twifashishe iyi kugira twihute. Yohana ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Hanyuma Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja Tiberiya, yiyereka atya Simoni Petero na Toma witwa Dudumu na Nataniyeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira ati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu arahagarara muri icyo kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we Yesu. Arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Aramusubiza ati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato mufate. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura. Ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Amen. Ndagarutse mu ijambo ry'Imana, kadusenge. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Reka ugiye kuryumva aka kanya ubusobanuro bwaryo budukomeze kandi usenye. Iri jambo turyizereyemo ko hari ibyo rirahindura mu izina rya Yesu. Amen. Turacyari kumwe namwe, ndabasuhuje nanone, nimukomere. Turi mu ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Iri yerekwa ry'amagufwa yumye, ngo Yesu yari ahari, yari asanzwe azi ko hari amagufwa yumye. Ariko umunsi umwe ngo cyari ikibaya kiyadura, ngo umunsi umwe hari amagufwa yumye. Umukozi w'Imana umunsi umwe Imana ngo imubwira ngo warebye ari amagufwa, warebye iriya mirambo? Arebye abona ni amagufwa gusa, nta kintu na kimwe kiri ku kindi. Akaboko kari ukwako, amano ari ukwayo, umutwe uri ukwayo. Byari ibintu bidasanzwe. Ariko Imana ibwira umukozi wayo, iramubwira ngo mbese ari amagufwa yabasha gusubirana? Mu ruhande rwo mu mubiri hari ibintu ubona ukabona byararangiye, ntabwo byabasha gusubirana, byararangiye burundu. Yego. Ariko kuri Kristo nta kimana itabasha gusubiranya. Amen. Inkuzaniye ijambo rivuga ngo n'ibyo ubona bidashoboka Imana iracyabishoboye. Imana ishimwe. N'ibyo ubona bidashoboka Imana iracyabishoboye, niyo titire y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nuko bigeze nyuma, Imana ibwira Ezekiya, iramubwira ati ari amagufwa yabasha gusubirana? Ati ntabwo bishoboka. Mu ruhande rw'umubiri nubwo atasubije, ariko yabonye ko bitashoboka. Ngo bigeze nyuma Imana iramubwira ngo hanurira ari amagufwa yongera asubirane. Yarahanuye nk'uko yari abitegetswe, amagufwa arongera arasubirana. Ntabwo ndatinda cyane, ariko amagufwa yarasubiranye.
akimara gusubirana iramubwira ngo mbese aya magufwa yabasha kujyaho inyama? Ku muntu wari ubonye igitangaza Imana ikoze, nubwo yabitekerezaga mu mubiri akabona n'ibidashoboka, ariko yinjiye mu mwuka nanone yaravuze ati ibasha gusubiranya amagufwa, ni gute itasubiranyaho inyama ngo zibeho? Haleluya. Noneho ngo bigeze nyuma aravuga ngo Uwiteka ni wowe ubizi ko inyama zajya ku magufwa. Ngiramubwira ngo ngera uhanura, arahanura amagufwa asubiraho inyama. Imana ishimwe. Ngo inyama zimaze kujya ku magufwa, ubwo byabaye umubiri ariko utari mu mwuka. Irongera iramusanga iramubwira ngo mbese wizeye neza ko iyi mirambo yabasha kujyamo mu mwuka ikabaho? Haleluya. Ngabirebeye mu mwuka aravuga ati cyane birashoboka, ariko abirebeye muri karande, abirebeye mu mbaraga z'umubiri abona ni ibintu bidashoboka. Aravuga ngo Kristo nabyo ni wowe ubizi. Mari tugirire neza. Kiramubwira ngo hanurira izi mande enye, hanura umuyaga uze. Ngo niko byagenze, ngahanurira umuyaga arawutegeka, umuyaga uraza, ubu umwuka ujya muri ya mirambo, ngo imirambo irahaguruka. Nkuzana ijambo rivuga ngo nibyo ubona byaratatanye bitagifite inyama, ari amagufwa gusa, nabyo Imana yabisubiranya. Iyo ndwara imeze nk'amagufwa yumye, Imana yayisubiranya ukongera ukaba muzima. Ubwo bushumeri umazamo igihe kinini ubona ko butajya mu mwuka ngo bubeho akazi kaboneke, Imana irabishoboye. Ngo Imana yashize mu mwuka yari imirambo yongera kuba abantu, irahagarara ireba. Bivuze ngo rero Imana izura ibyawe byapfuye. Byubona nta nzira, byubona ari amagufwa yumye, Imana ibishire mu mwuka bibeho. Byubona bitagishobotse, Imana iracyabishoboye. Ibyubona byararangiye, bw'imiryango yakujugunye ikagenda burundu, ariko Imana iracyafite umwuka wo kubashiramo bakagaruka. Iracyafite umwuka wo kuvugana n'ako kazi, niyo diplome kongera ikajya mu mwuka ikabaho, ikaba nzima, ikagira agaciro. Uracyari mwiza, uracyari muzima, iracyafite imbaraga zo gushira mu mwuka mu bukumi bwawe, cyangwa mu myaka ufite ukongera ukubaka, ukagira urugo rwiza, ukabyara nk'abandi. Imana iracyafite umwuka wo gushira ku bugumba, wo gushira muri nyababyeyi, kongera ukabyara. Ndasenze nanjye uwo yari umukozi wayo ni Jackie w'aka kanya, manuriye ayo magufwa tobe na simontra, amagufwa yongera abeho, agaciro kaboneka, akazi kaboneka, inzira ziboneka mu izina rya Yesu. Nta Imana inaniwe. Turi mu ijambo ry'Imana. Imana yabishira mu mwuka. Imana yacu ikiza indwara zikira n'izidakira zo kwa muganga bashize wiherezo, Kristo azihumekeramo zikagenda. Amaguru yahumekeramo akongera akaba mazima. Izo kanseri zirakira kuri Kristo, nta kimunaniye. Nanjye ndaguhanuriye aka kanya, uranyumva ubyizere ubyumve. Wowe ubona ko byarangiye bitagishobotse, ku Mana birashoboka. Imana iracyafite uburyo, anahatari inzira ni mukwayo. Imana iracyafite inzira. Iyo ndwara nubwo abarozi bakuzembeje, ariko Imana yagushira mu mwuka bagahunga. Imana yagushira mu mwuka ukabona icerekezo. Imana yagushira mu mwuka ukongera ukagira amahoro. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nawe Imana iguhagurutse. Imana iguhagurutse. Imana iguhuze n'umugisha wawe. Amen. Haracyari amahirwe ko wakongera ukagira ijambo, ko wakongera ukagira agaciro. Byari byaratatanye bikongera bigasubirana. Turi mu ijambo ry'Imana nanone ngo Petero na Simoni ngo bari kuri ku nyanja. Umunsi umwe bagiye kuroba nk'uko basanzwe baroba. Ni abarobyi beza ngo bazi kuroba, ariko bagezeyo iyo Imana itarakora ibintu byose birahagarara, inzira zirafunga. Hari igihe kigera ukibaza ngo ni ibyaha byinshi. Oya, ntabwo ari ibyaha byinshi. Ngo umunsi umwe Yesu tukiraho, ngo abigishwa be baramubajije ngo mwigisha, uriya muntu uko yavutse ari impumyi, ni ibyaha bye cyangwa ni ababyeyi? Ariko Yesu arababwira ngo nta cyaha yakoze, n'ababyeyi nta ruhari babigizemo, ahubwo impamvu ibyabaye ni ukugira ngo imirimo ya Kristo cyangwa imirimo ya Data
zerekanirwe muri we. Bivuze ngo hari ibyo yemera kuza kugira ngo umunsi intambara zawe zivuyemo uzabona ibyo ukomeresha abandi, uzabwira abandi amashuri n'amakosi wahuye nayo mu butayu. Haleluya. Hari igihe Imana yemera ko bagufata ijambo ukubonye wese akagusuzugura uko ashaka, kagukandagira kugira ngo umunsi yakugaruriye icyubahiro uzaha agaciro umuntu wese ubona usuzuguritse. Imana ishimwe. Ikibi cyacu yitugiriye neza turibagirwa tugira ngo twabihozemo, tugira ngo ineza y'Imana twayihozemo. Oya, hari igihe yemera ugasonza kuko ari gushize ku ishuri kugira ngo umunsi inzara yagiye uzamenye kugaburira abandi bashonje. Nawe wahigiye imihigo mu butayu ukaba warateye Imana umugongo nunayihigure, wihutire guhigura no kusohoza ibyo wahize ukiri mu butayu. Imana ishimwe. Ngo byageze nyuma arababwira ngo nta cyaha yakoze, no kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Ngo icyamukije ni kimwe, nakondo ngo yaragatobye kamusiga ku maso. Nawe Imana igutobere akondo, nigusiga ku maso ukubonye wese azagukunda. Hari iminsi ugeramo umuntu akakwanga nta n'icyo ukoze, ukamwangira ubusa, akakuhangira ubusa, ntacyo wakoze, nta cyabaye. Nawe uri muri ibyo bihe ndagukomeje uzabisohokamo. Ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje ndetse no kubamwiringiye. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ntabwo Imana ibesha, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ndaguhumurije, bwo buri ruzabuhagurukaho, iyo ndwara izakira, bwo byo bibazo uzabivamo. Imana itugirire neza. Noneho ngo bigeze nyuma aba barobyi bari basanzwe bazi kuroba, ariko hari icyo Imana yakoze kugira ngo bize bamenye ko ayo mafi bayahabwa na Kristo, atari imbaraga zabo, atari ukumenya kuroba kwabo, ahubwo ari Kristo ubaha imbaraga zo kubona ayo mafi, cyangwa ari uyabaha. Noneho ngo bigeze nyuma ngo bararoba we, ijoro riracya, bakesha ijoro nta kintu babonye. Ngo mu gitondo cya mu rukerera Kristo arahagera. Imana ihagere. Haleluya. Imana ihagere, Imana ikugereho. Ngo Kristo arahagera, ngo amaze kuhagera karababaza ngo bana banjye mufite icyo kurya? Uretse ko yabajije nawe nka mwarimu ngo rimwe dushizeho rimwe ni kangahe, nawe yari asanzwe azi ko ntacyo bafite. Ngo baramubwira ngo ntacyo. Bivuze ngo hari igihe biba ari ngombwa ngo bivuge ibyo byifuzo ufite, hari igihe biba biri ngombwa, irabizi, ariko hari igihe biba ari ngombwa ngo winginge, uyihendahenda, uyibwire. Niyo mpamvu gusenga ni ukubikora, ujya urabivuga. Imana ishimwe. Amen. Baramubaza ngo arababaza ngo mufite icyo kurya? Baramubwira ngo ntacyo dufite, twakesha ijoro ryose turoba ntacyo twafashe. Ngarababwira ngo nimuhindure inshundura munaga iburyo. Uretse si kwigiza nkana, uwarobeye ibumoso wagize ngo yari yarajugunya n'iburyo. Bari barajugunya n'iburyo ariko byaranze, bajugunya bikanga, bajugunya bagafata isanani, bajugunya bakifatira za marijozi, bajugunya hakaza ibihangara, bajugunya hakaza ibikweto, hakaza imyanda, bajugunya. Niyo mpamvu maze igihe byanga, ariko ndagutangarije Imana igutungira agatoki, aho ujugunya hari umugisha wawe. Imana ishimwe. Ngo barajugunye, baravanga ariko ubwo ari wowe ubivuze reka twizere ko ari wowe. Ngo barajugunya, ngo bakurura ifi nyinshi zari ziri hari n'150, ngo ariko inshundura yenda gucika kubera ko Yesu yavuze. Nanjye mwiri jambo Imana ivugane nawe, ivugane na hari umugisha wawe. Biri ugambirira hari indwara Imana ikijije, wowe nkurikiye ubyizere ko Imana igukijije. Rongera irambwira ngo hari humure Imana yongeye gutanga mu bantu bayo. Imana ihumurije imitima yanyu, ravuze ngo nimukomere nta kizabitabamenyesheje. Ariko nanone rambwira ngo ije kuvamwe abantu umwenda, hari amasezerano menshi agiye gusohora. Bonye ari imirimo n'ibitangaza byinshi. Imana igiye guhereza umugisha abantu bayo nubwo ibihe bigoye, ariko nanone ni agahenge. Igiye kubahera umugisha mu gahenge, yego, k'igihe gitoya. Ariko irambwira ngo nawe ufite amadeni ubona nta nzira yazo, Imana irishyuye. Amen. Sinzashaka kutabyumva ko nari kuvuga indimi, ariko igihe cyose gishaka ko dukoreramo nicyo kwishaka kudukoresha niko dukora. Nazo dushobora kuzivuga turabishoboye, ariko Imana irambwiye ngo hari imitima Imana ihembuye, hari imitima Imana ihembuye, kandi Imana
itanze akazi kuri wowe uzadukurikira. Imana hari amarembo ifunguye, rambwiye ngo irabemereye ngo nimunaga inshundura noneho muzaroba. Imana ishimwe, turayishimiye. Amakuru yari ayo ngayo, Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Waduha nimero yawe tunasoza n'ikiganiro? Nimero yanjye ni 078 78 20 488. MTN yanjye kwa idakunda kubaho ndabaha na Tigo. Hari 072 30 10 83 072 30 10 83 niyo nimero yanjye. Imana ibaha umugisha. Yes, turakoze cyane. Reka tugushime, tunashime n'abantu bakomeje gukurikira ikiganiro cacu. Niba waryohewe n'ikiganiro cyangwa se n'ubutumwa bwiza twatambukije no kuri Gonarike Plus, icyo utagomba kwibagirwa no gukora subscribe, ugasharinga ku nshuti za n'abavandimwe, ku bantu bashaka kumva ubutumwa bw'Imana cyangwa se no ku muntu ushaka ko yumva ubutumwa bw'Imana. Hanyuma ukajya no hasi abandikira ibitekerezo, ukadusangiza igitekerezo cyawe, ugakana ka like kugira ngo byose Imana ikomeze iduhana umugisha. Jackie, ndagushimiye cyane. Urakoze nawe. Reka nshime n'abantu bose bakomeje kudukurikira. Yego.